hari ibyo bari baje kukubuza kubaka, hari ibyo abanzi bari bakubujije kubaka ngo byuzure, hari amabije ufite yaraheze mu kirere. Amina. Ariko Imana ivuganye nawe aya masaha ngo kuko amaso y'Uwiteka ari kumwe nawe. Turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana. Nizere ko riraza kugira ikintu ribamarira. Kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kumenyekana. Murakoze rero, uyu munsi turi kumwe na Evangeliste Devota, niwe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Reka tumwakire aritugezeho. Haleluya, haleluya. Amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka yarabibanye namwe. Amina. Tugarutse ku murongo wacu cyangwa se ku muyoboro wacu wa channel Mukakarangwa TV, tugaruye ijambo ry'Imana rikomeza abagenzi, tuje kongera kubahumuriza. Haleluya. Durutse kuganira ku ijambo rivuga ngo urufatiro ruracyariho, ariko ndagira ngo n'irindi jambo tuzanye naryo rifasha umuntu wese udukurikiye. Reka dutangire dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera, watubereye Imana, wagiye urwana cyane ukanesha, waneshereje Abisiraheli, uneshereza Abadanyeli, uneshereza abera bawe. Natwe uyu munsi ntiwananirwa kutuneshereza. Ari twe n'abadukurikiye dusabye ko amaso yawe yaba kuri twe, kandi ugakomeza kutubera Imana, ukadufata akaboko. Gaho hagararana natwe, utubere Imana y'amahoro, utubere ibyiringiro, uzuganze, uze wururuke, kandi uze utubere ibyiringiro. Turagusenze kandi twizeye ko banye natwe, ugahumugisha umuntu wese udukurikiye. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Mu gitondo kimwe tuzabona Yesu ahagaze ku bica, ahamagara itorero. Uko yasamuwe niko azagaruka, jewe n'amaso yanjye tuzareba Mesiya. Mu gitondo kimwe tuzabona Yesu ahagaze ku bica, ahamagara itorero. Uko yasamuwe niko azagaruka, jewe n'amaso yanjye tuzareba Mesiya. Yawe wa mwanzi we kunyishima hejuru, ningwa nzabyutswa na Yesu. Naho uyu mubiri unkoresha ungerageza, nubora nibwo nzabona Yesu. Jewe imereriwe, jewe nzazerekwa, kuko nzamwirebera hagaze ku bicu. Yambaye kudapfa n'umubiri udapfa, utazongera gupfa cyangwa se kuncumuza. Yawe wa mwanzi we kunyishima hejuru, ningwa nzabyutswa na Yesu. Naho uyu mubiri unkoresha ungerageza, nubora nibwo nzabona Yesu. Nubora nibwo nzabona
bona Yesu, nubona nibwo nzabona Yesu, nubona nibwo nzabona Yesu. Haleluya. Turirimbye umuririmbyi uvuga ngo mu gitondo kimwe. Haleluya. Igitondo kimwe, igihe kimwe, umaze igihe usenga ariko nturahura n'igitondo kimwe, umaze igihe usenga ariko amaso y'Uwiteka ntabwo arakuzaho ngo abanzi babimenye, umaze igihe usenga ariko ntabwo amazi y'abakurwanya barabona ko hari Imana iri kumwe nawe, ariko ngo hari igitondo kimwe. Imana ishimwe. Nuko abayuda bahuye n'igitondo bari mu nyubako babona ubwiza bw'Imana. Ndagira ngo nawe uhure n'ubwiza bw'Imana ubashe gufashwa n'ijambo tuzanye, cyangwa ribashe kujya aho rikuvana n'aho rikujyana. Reka twisomere muri Ezira, turasoma ibice 5, turasoma kuva ku murongo wa 4, dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo kandi barababaza bati abagabo bubaka iyi nzu bitwa bande? Ariko amaso y'Imana yabo abakubatware b'Abayuda ntibababuza kubaka, mu gihe batumye kuri Dariyo kugeza ubwo igisubizo cyaje mu rwandiko rw'ibyo. Aya magambo niyo yakurikije ayo mu rwandiko rwanditswe na Tenayari, igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi, na Shetari Bosenayi na bagenzi babo n'Abafarisaki bari hakurya y'uruzi, bakarwoherereza umwami Dariyo. Amina. Kandi bababaza bati abagabo bubaka iyi nzu bitwa bande? Abayuda bateruye kubaka inzu y'Imana, ariko nubwo bari bateruye kubaka inzu y'Imana bari basabye Dariyo urwandiko, ariko urwandiko rwari rutarabageraho. Noneho mu gihe bagitegereje urwandiko baravuga ngo ntitwaguma kwicara gusa. Haleluya. Irinde gupfusha ubusa igihe ufite, niyo ntego mfite. Haleluya. Irinde gupfusha ubusa intego ufite uri gukorera Imana. Haleluya. Nuko Abayuda babona nta gihe cyo gupfusha ubusa bafite, barangije baravuga ngo niba twandikiye umwami Dariyo yuko tugiye kubaka inzu y'Imana, dukomeze dutegereze cyangwa reka tuhure dutangire tube twubaka? Urwandiko ruzaza tugejejemo hagati, iminsi yo kwica dutegereje urwandiko ruzaza rusange turi kubaka, kuko bari biringiye Imana yabo yuko iri kumwe nabo. Haleluya. Ibyo uzakora byose wiringiye Imana bizagenda neza. Haleluya. Nuko ngo barangije ngo batangira kubaka, ariko batangiye kubaka baza kubahagarika, barababaza ngo mbese abo bagabo bitwa bande? Abagabo bahangaye kubaka, bagahangara gukora itegeko ry'umwami ritarasohoka, bagahangara kubaka Imana umwami ataravuga, bagahangara kubaka nta kintu bitwaje. Abo bagabo mujye kubareba. Turasomye ngo barahageze baravuga ngo muri bande? Abo bagabo bitwa bande? Igihe cyose uzaba uri kumwe n'Imana, ndagira ngo Imana itumare ubwoba. Igihe cyose uzaba uri gukora iby'Imana ishaka, irinde kugira ubwoba. Hanyuma ngo barangije. Haleluya. Ngo hari ikintu gikomeye cyabaye. Uburyo bari baje kubareba bwari uburyo bukomeye, ariko umva uko byagenze. Ariko amaso y'Imana yabo abakubatware b'Abayuda
bababuza kubaka mu gihe batumye kuri Dariyo. Haleluya. Ngo ariko amaso y'Imana yabo, baravuze ngo aba bantu ni bande, ariko amaso y'Imana yabo ngo aba kumwe nabo, bituma batababuza kubaka. Haleluya. Hari ibyo bari baje kukubuza kubaka, hari iby'abanzi bari bakubujije kubaka ngo byuzure, hari amabije ufite yaraheze mu kirere. Amina. Ariko Imana ivuganye nawe aya masaha ngo kuko amaso y'Uwiteka ari kumwe nawe, akira gukomeza kubaka. Imana ihabwe icyubahiro. Kuko amaso y'Uwiteka yarari kuri bo, ntabwo babuze gukomeza kubaka, ahubwo nta nubwo bababujije mu gihe bari bategereje urwandiko. Imana yabonye uburyo bayizeye, Imana ireba uburyo bategereje, Imana ireba uburyo babanye n'Imana, Imana ireba uburyo bari kwirwanira ishyaka. Irangije ngo amaso y'Imana azaba kuri bo, ku batware b'Abayuda, bituma abanzi baje kubabuza kubaka, bituma bakorwa n'isoni, bituma n'ababanuzi barimo bababaririza, bituma nta kintu kiri bube, bituma Natanayeli nawe icyo gisonga kimwe atabasha kugira icyo abasha gukora. Igihe amaso y'Uwiteka azaba ari kumwe nawe, bakugambanira, bagutega mu nzira, mu rusengero byakwanga, mu idini ubamo byakwanga, mu rugo byakwanga, hanze byakwanga, gahunda ni uko amaso y'Uwiteka aba kuri wowe. Amaso y'Uwiteka naba kuri wowe bizagenda neza. Amaso y'Uwiteka naba kuri wowe, uzumva ihumure, kuko batazakubuza kubaka ngo byemere. Bazahaguruka ariko si Imana izabibahagurukije, bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko atari Imana izabibabwiye ngo nibakuneshe. Ariko Imana nihagurutse amaso yayo, redo sitayifogre, ayo maso y'Uwiteka azaba kuri wowe. Haleluya. Ayo maso y'Uwiteka azabana nawe, ayo maso azatuma wubaka inyubako yuzure, urwandiko rwaba ruhari rwaba rudahari. Ayo maso, haleluya, ayo maso y'Uwiteka azaba kuri wowe. Imana ihabwe icyubahiro. Mbese amaso y'Uwiteka ari kuri wowe? Mbese ko ugeze mu gicuku cy'ijoro bwije, amaso y'Uwiteka ari kumwe nawe? Mbese ko tugeze mu gihe umurinzi ari kuvuga ngo rizarya ryari cyangwa uzaza ryari, amaso y'Uwiteka ari kuri wowe? Mbese ko hari ibikugoye, hari ibiri kugushakisha, amaso y'Uwiteka ari kuri wowe? Imana ihabwe icyubahiro. Ariko nzanye ijambo rivuga ngo amaso y'Uwiteka naba kuri wowe, byose bizagenda neza. Izaguhisha kandi izayikorera byemere, uzatanga ubuhamya bizemera. Haleluya. Kuko amaso y'Uwiteka ari kuri wowe. Imana ishimwe. Nuko ngo barubatse rero, barubaka ngo barangije, ngo ku murongo wa nyuma ngo bakarwoherereza umwami Dariyo. Nuko boherereza Dariyo bubaka, Dariyo atanga igisubizo bacyubaka. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Ariko ku bice 6 niho tugiye gusoreza, haravuga ngo nuko umwami Dariyo ategeka yuko bashaka mu nzu ibikwamo ibitabo by'ibyabaye, ahabikwaga ibintu by'igiciro i Babuloni. Babona umuzingo w'igitabo ahitwa Kimeneta mu rugo rw'ibwami mu gihugu cy'Ubumedi. Uwo muzingo wari urwibutso wanditswemo utya ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma y'umwami Koro, umwami Koro ategeka itegeko ry'iby'inzu y'Imana Yerusalemu ngo yubakwe ariho hantu batambira ibitambo, kandi imfatiro zayo bazishinge zihame, uburebure bwayo bw'igihagararo bube mikono 30 n'ubugari bwayo bube 60. Bayuda bayubakishije amabuye manini, impushya 3 n'uruhushya rw'ibiti bishya, kandi ibyo batangaga kuri iyo nzu bizakorwe mu nzu y'umwami. Amina. Amina.
Dariyo ngo akimara kubona urwandiko rwo kubaka arangije aravuga ati mujye kundebera umuzingo. Yibuka ko hari umuzingo Imana yari yaraciye mu bahanuzi, baravuga ngo hazubakwa inzu kandi izabikwamo iby'inzu y'Imana. Arangije ngo atuma uwo muzingo, barawuzana arasoma, asanga harimo mikono zizubaka inzu y'Imana, asanga harimo ibizakorwa, asanga azatangamo ibiti bishya, asanga kandi ngo umwami niwe uzajya afata bitange. Imana iguhuza n'abafite umugisha wawe, Imana iguhuza n'ahari umugisha wawe. Ushaka kumara imyaka 20 wirukanka ku mugisha wawe utarawubona, wamara imyaka 50 utarabona umugisha wawe. Ariko iyi Mana bagiye kurega Abayuda ko bari kubaka, basanga Dariyo afite ayo makuru, atuma igitabo cy'umuzingo arabisoma, arangije atanga uruhushya, atanga n'ibyo kubaka iyo nzu, arabaha ramforo, abafasha kubaka. Nawe hari icyo Imana yavuganye nawe, hari abantu Imana yiteguye gukoresha kugira ngo bashe kubona ibyawe. Gahunda ni ugusenga no gukiranuka no kwegera Imana, hanyuma amaso y'Uwiteka akaguma kuri wowe. Kubaka uzubaka byuzure, umwami bazakurega azabinje utagufashe kubaka byuzure, aho uzaca bazagufasha kubaka byuzure. Imana itwishimire. Reka dusengere muri iri jambo. Amen. Data turagushimiye kuko amaso yawe ari kuri twe. Umuntu wese udukurikiye amaso yawe namubeho, kandi ukomeze kutubera ibyiringiro, ukomeze kutubera umuneshi, ukomeze kuturwanirira uneshe. Dutegereje icyo uvuga, twizeye icyo uvuga, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.